ni ukuvuga ngo rero umukozi mwiza ni umukozi uzi kwicara neza, akamenya guhagarara neza, akamenya guterura ibintu neza, akamenya gutwara ibintu neza. Abo nibo bakozi beza mu muzi tuvuga ngo umukozi ni mwiza. Impamvu mu muzi tuvuga ko umukozi ari mwiza ni uko ari umukozi uzi gukora, yita ku buzima bwe ndetse yirinda n'ingaruka z'akazi k'umubiri. Mu muzi rero umukozi twita mwiza ni umukozi ufite ubwenge bwo kurinda impano ye. Warize bigutwara igihe, ugira n'amahirwe ubona akazi keza abandi batabonye. Iga rero uburyo warinda iyo mpano yawe ufite kugira ngo urinde n'imyaka y'umusaruro cyangwa imyaka yo gukora akazi kawe, uzatanga umusaruro kugera ku myaka ya pansiyo, hanyuma ujye mu kiruhuko kizabukuru nk'inyangamugayo, ushimwa nk'umuntu wagize uruhare mu iterambere ry'umuryango wawe n'iry'igihugu muri rusange. Hari uburyo bwinshi rero kandi bworoshye umuntu yakoresha akabasha gutsinda stress ndetse akabasha no kwita ku buzima bwe ntahungabanywe na stress biturutse ku kazi cyangwa se kuri sosiyete abamo. Ibisubizo birahari kandi biroroshye. Icya mbere dusabwa ni ukuruhuka bihagije. Kuruhuka bihagije ntabwo ari kuryama gusa, sibyo? Yego kuryama ni ngombwa, niba ari ugusinzira ukagerageza ugasinzira neza kandi ugasinzira amasaha ahagije, igihe gihagije rwose ukaruhuka neza. Kuruhuka bihagije ugomba kumenya ko gukora imyitozo ngororamubiri, gukora siporo ni ngombwa niba ugamije kuruhuka bihagije. Gukoresha massage niba ugamije kuruhuka bihagije ugomba kumenya ko na massage ari ngombwa, cyane cyane ko Umuzi Health and Movement Initiative twiyemeje gukangurira abakozi kwita kuri massage nk'ikintu gishobora, nk'igikoresho, nicyo gikoresho gihari gishobora kurinda ubuzima bw'umukozi ndetse kikaruhura n'ubuzima bw'umukozi ku buryo buhagije. Cyane cyane ko massage thérapeutique byagaragaye ko iyo ifite ubushobozi bwo gukura umunaniro uri chronique mu mubiri w'umukozi, ku buryo umukozi yongera gusubirana imbaraga z'umubiri, akabasha kuba yakora neza kandi agatanga umusaruro, kandi akabasha gukora igihe kinini gishoboka neza anatanga umusaruro. Icya kabiri ni ugukora imyitozo ngororamubiri, ugakora muvumo. Iyo tuvuze imyitozo ngororamubiri si ukujya kwiruka mu kibuga, ntabwo tuvuze kwirukanka mu kibuga, ntabwo tuvuze kujya gukina umupira cyangwa gufata igare ukirukanka. Imyitozo ngororamubiri hano twe tuvuga ni ugukora muvumo ntoya mu kazi. Ntabwo uzaba uri mu kazi mujye gukina umupira, ariko byibuze aho kugira ngo wicare amasaha menshi maremare uri mu mwanya umwe, aho kugira ngo uhagarare igihe kirekire uri mu mwanya umwe, gerageza witabe telefone. Si byose niba ugiye kwitaba telefone ni ngombwa wiriwe wicaye, wahagurutse ukanayitaba byibuze ugerageza, kuko n'ubundi umuntu uri kwitaba telefone nta kindi gikorwa yaba gikanya no kwitaba telefone, si byo? Telefone ugomba kuyitaba, yenda urayitaba umunota umwe cyangwa ibiri, wahagurutse ukayitaba uhagaze, ariko usa n'irimo uraba wishe akazi se. Numara gukupa telefone wongere wicare, si byo? Ukeneye kwempirima, dufata urugero ko muri biro ukoreramo ku meza yawe hariho computer, hariho na imprimante, si byo? Ariko hari na imprimante iri rusange. N'ubundi kugiye kwempirima ntabwo wakempirima uri no kwandika, si byo? Haguruka ujye kwempirima kuri imprimante iri kure kugira ngo ubashe guprofita iyo muvumanye. Mu Kinyarwanda muvuma ni kunyeganyega, ni ukugendagenda. Muvuma ni iki? Kuva mu mwanya wari urimo ukajya ugahinduranya umwanya kugira ngo byumvikane. Tubyite kunyeganyega, tubyite kugendagenda, ariko byumvikane ko umuntu niba yicaye ntareke kwicara uko ukoze muvumo. Niba uhagaze umwanya umwe ahantu hamwe
gerageza ukora igitandukanye no guhagarara hamwe, icyo cyo cyitwa muvumo, sibyo? Mvuga ngo iyo byiza ku mukozi mwiza ukora cyane utanga umusaruro, birasaba ko yiga gukora muvuma mu kazi ke, atisha akazi, sibyo? Ntabwo turi korora ubunebwe, turi kwigisha abantu tekinike zabafasha kwita ku buzima mu kazi. Kwita ku buzima mu kazi rero birasaba ko ugira ubumenyi bukubwira ko kwicara igihe kirekire ari bibi ku mubiri, guhagarara igihe kirekire ni bibi ku mubiri. Ni ukuvuga ngo icya kabiri kora muvuma, icya gatatu ni massage na relaxation. Relax ni kimwe. Relax. Okay, uko byumva relax no kurelaxa nta kibazo, sibyumvikana ziko relax no kurelaxa. Ubundi yo kubajije ikibazo ukahita usubiza icyo bakubajije, nta gisubizo utanze, sibyo? Relax ni kurelax, nta gisubizo urabajijwe, usubiza icyo bakubajije. Ni ukuvuga ngo rero massage na relax. Uyu munsi hari ikibazo, massage ntizwi, sibyo? Iyo umuntu yumvise massage, hari abumva ko ari ubwibone, hari abumva ko ari iy'abakire gusa, sibyo? Nawe uvuye muri massage warakize sha, sibyo? Umuntu ujya muri massage aba ari umukire, ariko iyo myumvire ntabwo ariyo. Birasaba ko umukozi wese yumva ko massage ari ngombwa, kugira ngo ntabwo tugiye muri massage kubera ko twabuza icyo dukoresha amafaranga, ntabwo tugiye muri massage kubera ko dukeneye kwereka bagenzi bacu ko turi abasirimu. Massage si y'abasirimu, ahubwo massage ni uburyo bwo kuruhura umubiri neza ndetse no kwirinda ingaruka za stress ku mubiri. Ni kumvikanye neza? Uvuga ngo massage dukeneye ni massage iri therapeutique, ni massage ivura, sibyo? Hari massage za relax kuko nabyo twayibonye, relax ni ngombwa, ariko twiyo tubakangurira abakozi kuko ukoze relax gusa ntabwo wabasha kurinda imyaka y'umusaruro. Kugira ngo urinde imyaka y'umusaruro nuko imihore yawe, umubiri wawe ufite ubushobozi buri physique, ubushobozi bwo gukora. Niba ari ukwicara ukagira ubushobozi bwo kwicara, sibyo? Niba ari guhagarara ukagira ubushobozi bwo guhagarara, niba ari guterura ibintu ukaba ufite ubushobozi bwo guterura ibyo bintu, niba ari gutwara ibintu ukaba ufite ubushobozi bwo gutwara ibyo bintu. Mu kazi ka buri munsi turicara, tugahagarara, tugaterura, tugatwara n'ibintu. Hari akandi kazi mukora. Ni ukuvuga ngo rero umukozi mwiza ni umukozi uzi kwicara neza, akamenya guhagarara neza, akamenya guterura ibintu neza, akamenya gutwara ibintu neza. Abo nibo bakozi beza mu muzi tuvuga ngo umukozi ni mwiza. Impamvu mu muzi tuvuga ko umukozi ari mwiza ni uko ari umukozi uzi gukora, yita ku buzima bwe ndetse yirinda n'ingaruka z'akazi ku mubiri, sibyo? Mu muzi rero umukozi twita mwiza ni umukozi ufite ubwenge bwo kurinda impano ye, sibyo? Warize bigutwara igihe, ugira n'amahirwe ubona akazi keza abandi batabonye, sibyo? Iga rero uburyo warinda iyo mpano yawe ufite, kugira ngo urinde n'imyaka y'umusaruro cyangwa imyaka yo gukora akazi kawe, uzatanga umusaruro kugera ku myaka ya pansiyo, hanyuma ujye mu kiruhuko kizabukuru nk'inyangamugayo, ushimwa nk'umuntu wagize uruhare mu iterambere ry'umuryango wawe n'iby'igihugu muri rusange. Mwumvise aho muzi uherereye, umukozi ukora cyane ariko atita ku buzima bwe,
atirinda ingaruka z'akazi ku buzima bwe ni umukozi utikunda, ni ukuvuga ngo akunze akazi ariko we ntiyikunda. none ubwo natikunda ubwo akazi yakunze ko kazabaho? ntabwo azuzuza inshingano, nubwo rwose abikunze cyane bizarangira nta nshingano yuzuza, kubera ko ubuzima ntibuzabimwemerera. kugira ngo niba dukunze akazi rero, ubwo ndabwira umukozi, nabwira n'umukoresha, niba koko ushaka ko iterambere ry'akazi kawe ry'ikigo cyawe ribaho, ita ku mukozi, ahumeke neza, sibyo, aruhuke bihagije, ajya akora muvoma kenshi, akoreshe massage n'ubundi buryo bwa relax bushoboka, hanyuma nawe ubwe yikurikirane, yiteho, nibwo tuzagera mu iterambere rirambye, ryaba iry'umuryango cyangwa se irya company cyangwa entreprise cyangwa se n'iterambere muri rusange ry'igihugu rizagerwaho, ari uko abakozi bitabwaho. Gira ngo ahangaho bitangiye kujya byumvikana. Dusoza aka gace, reka mbabwire yuko ubuzima bw'umuntu ntabwo ari ikintu kiri rikse twabonye ko ari iki bya bintu bitari ngombwa umuntu ageramo kubera urwego rw'ubugerageze. Kwita ku buzima bwawe bisaba kuba ufite amafaranga menshi, ntabwo ari ibintu bihenze, sibyo, ni ibintu byoroheje. Niba uri umukarani mwiza, ugomba kwita ku buzima bwawe kugira ngo ukore akazi k'ubukarani igihe kirekire, utange iyo serivisi igihe kirekire, sibyo. Niba uri umunyonzi, ita ku buzima bwawe, sibyo. Nugira ubuzima uzanyonga igare ryawe kubera kuri muzima, uzabona nayo mafaranga utunga umuryango wawe ubayeho neza. Umumotari nuko, abakora muri biro nuko, n'abandi bose. Ni ukuvuga ngo rero kwita ku buzima ntabwo ari ibintu bihenze, ahubwo ni ngombwa. Uwumva atari ngombwa ntabwo we turi kumwe. Uwumva ko kwita ku buzima bwe atari ngombwa ntari kumwe n'umuzi, sibyo. Kuko umuzi uje gukangurira abantu gukora bita ku buzima bwabo mu kazi, ndetse banirinda ingaruka z'ako kazi ku mibiri yabo. Ubwo rero wumva ko umuzi uri gucurangira abayesi cyangwa uri gusorera mu rucaca, uwo rwose tumusezerere muri gahunda zacu z'umuzi na Menya Ubuzima TV. Twe dukeneye abantu bashaka kwita ku buzima kugira ngo babashe gutanga umusaruro, kandi umusaruro urambye. Navuga nti aho niho Umuzi Health and Movement Initiative duhera, tugamije guhindura ubuzima bw'umuntu ukaba fondasiyo y'umusaruro, sibyo. Tugamije guhindura ubuzima bw'umukozi ukaba moteri y'iterambere, sibyo. Kandi twabonye ko iterambere ritangirira ku muntu ukora, sibyo se? Umuntu ukora niwe uzakora iterambere. Kugira ngo umuryango utere imbere nuko uba ufite abakozi bakora neza, bakagira icyo binjiza mu muryango. Bivuga ngo iterambere ry'umuryango rizaturuka ku bakozi bakora neza bari mu muryango. Niba ari umugabo n'umugore, bagomba kuba ari moteri y'iterambere ry'uwo muryango, sibyo. Ni Umuzi naho ngaho duhera. Ni nayo mpamvu dukunze kuvuga ko Umuzi ari ikigo cy'iterambere rirambye ry'umuryango, sibyo. Mu mahame yacu tugamije kubaka umuryango ufite ubuzima bwiza, sibyo. Iterambere rirambye ry'umuryango rero rikaba ari uko bantu bakora mu muryango bagomba kuba moteri y'iryo terambere, nibo bagomba guteza imbere uwo muryango, hanyuma abari mu muryango bakabasha kubaho batekanye, sibyo. Iyo umuryango ufite ibisabwa ubutekanye pe, hanyuma abazawukomokaho bakazaba abakozi beza b'ejo hazaza, nabo bashoboye gukora kandi batangiza ubuzima bwabo. Uvuga ngo bakuriye mu muryango ufite umuco wo gukora akazi wita ku buzima, sibyo. Hanyuma bakanirinda ingaruka z'akazi ku buzima bwabo, abazabakomokaho bizaba byarabaye umuco ku buryo
abana babo bo bazaba babikora neza, ntabwo bazaba bakigishwa nk'uko turi kubivuga abandi n'abantu ntibabyumve neza. Ariko mu myaka iri imbere abantu benshi bamaze kubisobanukirwa, yewe n'abize amashuri bari kubyigisha neza. Hari abantu benshi bize bagomba kudufasha kumvikanisha iki kibazo cyo gukora umuntu atita ku buzima bwe mu kazi, sibyo? Igihe rero bizaba byarabaye umuco, abantu bose bakora bita ku kazi, nibwo tuzagera ku iterambere rirambye, tugire n'imiryango itekanye, imiryango itanga umusaruro, sibyo? Abakozi batanga umusaruro, hanyuma twubake imiryango itekanye. Nta buzima nta kazi, kandi nta kazi nta terambere. Ibyo ndumva ko ni ihame twamaze kwiha, ntabwo tukibyinginga, sibyo? Niba rero wumva ufite umunaniro ukabije, ukumva unaniwe, niba wumva ubuzima bwawe bugenda bugabanuka gahoro gahoro cyangwa buri kugucika, ntutegereze ko biba bibi kurushaho, ahubwo tangira uyu munsi witandukanye na stress, tangira uyu munsi wita ku buzima bwawe. Bashimiye uburyo twabanye muri iki kiganiro kuri urubuga rwacu rwa Menya Ubuzima TV. Bararikiye gukomeza gukurikirana iyi channel yacu. Abageze ku rubuga bwa mbere batarakora subscribe bayikore, hanyuma mukore like, musangize abandi iki kiganiro, kandi dutangire ubuzima bushya uyu munsi, twirinda stress, twita ku buzima bwacu mu kazi kacu ka buri munsi, tugakora twirinda, kugira ngo akazi kacu katutunze, akazi katuzaduteza imbere, katazatubera ikibazo ku buzima bwacu, kakadusigira ingaruka akenshi nta zindi, ni indwara zidakira, indwara zitandura. Murakoze, ukore neza, usanezerwa, uri gusarura kandi unezerewe cyane nka mugabo, kubw'intsinzi y'amaboko yawe. Indwara ntungwa nzi w'iterambere, ntacyo bashobora gukora urwaye, ni ngombwa kuba muzima ukora, kwirinda ni ngombwa n'itegeko ku mukozi wese mu iterambere. Uhora wifuza gusiba akazi n'uburangare bw'ubuzima bwawe, ndabirinde none bigishoboka. Ubuzima buzira umuze, ubuzima buzira indwara, niko soko yo gutera imbere. Umurimo wawe ukore neza, usanezerwa, uri usarura kandi unezerewe cyane nka mugabo, kubw'intsinzi y'amaboko yawe. Indwara ntungwa nzi w'iterambere, ntacyo bashobora gukora urwaye, ni ngombwa kuba muzima ukora, kwirinda ni ngombwa n'itegeko ku mukozi wese mu iterambere. Guhora wifuza gusiba akazi n'uburangare bw'ubuzima bwawe, ndabirinde none bigishoboka. Udakora ntakaye, udakora